Muraho nongeye kubasuhuza nanone nabashimira ko mukomeza kunkurikira, hari abakanda ku ma like, hari abakora ama subscribe, hari abashyira ama comment, ibyo byose ni ubufasha cyangwa se ni ugushyigikirana bidasanzwe. Ubushize twigeze kuganira ku kintu cy'ukuntu umuntu muhura cyangwa se ari nk'umuntu ukora aka business runaka, donc afite nyine nk'umushinga akora utandukanye nibyo tuzi gukora akazi k'ukwezi. So nahise ngira iki gitekerezo cyo kuvuga nti se ubundi ariko natwe muri make nubwo duhura n'abari abantu bakatubwira urabona ntabwo bigenda cyangwa se nta kigenda ariko maze kubona yuko natwe hari uruhare runini tugira cyangwa se hari icyo natwe ubwacu twakwikorera kugira ngo tugire natwe igikorwa runaka cyangwa se akandi kantu dukora gatandukanye n'uriya mushahara w'ukwezi cyangwa se iriya mirimo y'ukwezi dukora. Ariko ndavuga ni se ubundi ni gute umuntu ashobora gutekereza cyangwa se kuva muri bwa bubata bw'umushahara cyangwa se kuva muri bwa bubata bw'akazi k'ukwezi, kuko ndabizi abantu benshi babura imbaraga cyangwa se babura umuhate wo kugira ngo babashe kugira ikintu bikorera, kubera ko amasaha menshi cyangwa se igihe kinini bari busy mu kazi katari akabo, mu kazi katazigera kagira ikintu kimwe kakumarira ku kazi k'ukwezi, murabizi ko nta kintu kakumarira. Ariko ushobora kuba wibaza ukavuga uti se Mana yanjye ni gute umaze imyaka myinshi umaze ibintu ugatse ni gute nzacika bino bintu nanjye nkabasha kugira akantu nikorera. Icya mbere gituma rero kenshi utekereza gutyo cyangwa se utagira urundi rwego ugeraho kugira ngo ubashe kuva muri ubwo bubata, ni uko wowe uri muri comfort zone. Uri muri comfort zone, urumva wowe mu gitondo urajya ku kazi like wenda saa 3 cyangwa se wenda saa 1, saa 9 ugataha ukajya muri deals zawe zitandukanye ziri aho ngaho rimwe na rimwe zidafite n'inyungu, kubera ko just ukwezi kuzashira bampembe fine. Ikindi nanone gituma abantu rimwe na rimwe batabasha escapinga cyangwa se gucika buriya bubata cyangwa se buriya bucakara bw'akazi, ni ibintu ababosi cyangwa se ba nyiri business cyangwa se ba nyiri akazi kenshi na kenshi bagushukisha. Ari icya mbere, ushobora kuba ufite akazi, turi kuvuga akazi gafite contract, akazi gafite baguha assurance, wenda baguha transport, bakugaburira, something like that. So noneho wowe ukumva ko ibintu birahagije, ba assurance iki, barangaburira, barantegera. Ibyo ngibyo biri mu bintu abakire cyangwa se abantu bafite ama business bategesha abakozi cyangwa se bategesha abo bakoresha kugira ngo bumve yuko bameze neza mu kazi kabo. Of course baba bameze neza, ntabwo batameze neza, kuko nta nubwo buriya abantu bose bagenewe kugira kwikorera cyangwa se kwishakira ibindi bakora bitari akazi. Ariko ndimo ndabwira wa muntu w'umutekereza kuba hari ikindi kintu yabasha kwikorera akumva ko ntaho yahera kugira ngo atangire. Banza wumve yuko ibyo bintu byose baguha, ibyo bintu byose bagukorera, kuguha umushahara w'ukwezi, bakwishyura ku gihe, ibyo n'ibyo, banza wumve ko ibyo ngibyo bidahagije. Kandi ikindi wumve yuko urambiwe kuba controlled